mukenya mwaka mwabumwe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga ntago ari we gusa nyuma y'umusazi umwe na babiri natwe twarasaze twari kitandukaniro avuye indera twe tuvuye induba ubwo twebwe urumva ko harimo no kunuka ni ibisazi mpaka uyu mwaka habaye ibintu byinshi bitandukanye habaye ibitaramo byaba Bruce Melody byaba Debeni hanyuma ibyo bivamo hazaho n'ibyaba Speed ariko mwabano abanyarwanda bajyaga baburanaga wamutuka ngo ni imbwa kaburana uriya munsi niboneye imbwa abantu bavuze ururimi rw'imbwa imbwa bwo zarimo uko we ntiwari urimo ra ngewe se ko byari utuntu turi aho ariko nawe waramutse naramutse yego ariko ngewe ndamutse nyine by'ubuspeed ntabwo namutse by'ububwa ntacyo ubundi dusanzwe tuzi ko mu muco nyarwanda abapapa nibo basabira abagore nibo basabira abasore hanyuma yaba ku ruhande rw'umusore aba ari umupapa yaba n'utanga umugeni nanone aba ari umupapa urumva buri kintu gihari mu bukwe busanzwe haba gusaba no gukwakura abasaza aba ari abagabo nyamara abo bantu hari ikintu abantu batazi birengagiza ariko musa ikintu kimwe tugiye kuzajya ibyo ngiye gukora iyo mvuze ibintu ukabisubiramo tuba turya umwanya nari mvuze n'ubundi ibyo ko ariko bigenda iby'abagabo sibyo nari mvuzeho wari uvuze umusaza se hanyuma nanjye hanyuma nayivuze ngo komeza sawa rero ugasanga bafata abasaza akabasabira nyamara ikintu birengagiza nuko umwana ababana na nyina ndetse n'undi abavuga ati umuhungu wanjye nkurikije ukuntu umuzi ukuntu yitereye akeneye umugore umeze gutya undi nawe ati umukobwa wanjye nkurikije ukuntu yimereye akeneye umuhungu umeze gutya ntarebe turaza kuganira ibyo bikavamo ibyo ngibyo ubundi ukuntu nakabaye ngiye numva bigenda sibyo ubundi umugore niwe wakabaye ajya gusabira umuhungu we n'undi nawe nyine musa ubundi ngiye twihuse ngiye mba nibaza uba wibaza nawe nyine nkakubaza nanjye nkibaza wa mugani ntabwo ari wowe wibajije niyo uri kukubaza reka twibanize hamwe n'ubundi turibaza nyine bibaye ngombwa nk'abagore nabo bagatangira kujya basabira abana babo ubundi tumenyere ko basaba baterana ubuse baganira ubundi mu bagabo biba byoroshye bavuga ati umukobwa wacu ntabwo tumuguha yagiye mu mahanga mu mashuri ariko ubundi abagore bo iyo bigeze mu bagore ikigenda arakikubwira ikitagenda neza akakikubwira reka twihutishe wowe ngiye kugusaba umukobwa Merci nta bukwe bubura umwe musingwe nowe musinga buno bukwe uhita ugenda ntahaga abantu basaba bameze gutya ariko nta murozi ubura umukarabya nyine nawe ngwino murebane man mwicare hariya undi yicare yego biterwa n'ibihe turimo muri ibi bihe wareba umuntu ntaguhuhure nari rero ubu se ndavuga ngo uzehende umukecuru nde ngende umukecuru wenda avuga karangwita kandi rangwida wowe oya kamariza umusore mwiza gutya oya uri umukecuru ngo nzacaye inyeretse wowe harya warumbwiye ko rangwida na kamariza ubwo nta kundi byagenda ngira ngo umukecuru waturutse ibwana cyambwe witwa Kamariza yaje we waturutse Merci wishyira ubutinde n'amasaku mu bintu ihutisha ibintu tuve mu nzira ariko ubukwe n'ubwanyu kandi ubuyoboye ese we warongowe ikizina cyawe gihindure mukecuru Rangwida niwe uri gusaba oya uwo niwe usabwa oya muri mwebwe nyina w'umukobwa ninde simbizi ariko uyu nguyu niwe wabyaye oya Rangwida abyara umwana wowe waje uri njye naje gusabira umusore wanjye nanjye mfite umukobwa wanjye nshaka gushyingira habanza oya iyo utunze intoki bigaragara nkaho udasanzwe ubaye we bivuge oya uretse nkubahuke mu mwanya nkubahuke uri boss ariko Merci nta bwenge ndakubwira ikintu ugahita wibagirwa Rangwida ugibagiwe utabakanya uwakiriye undi ninde se
Kamariza niwe waje gusaba nyine wowe wenda waje mu gusaba. buzima bivuze ngo uyu nguyu ni ukwakira bose munyanganiye ko mbakozeho Eh. nyine mu buzima nta oya kintu ntayo umva Rata mukecuru Rangwida na Kamariza na mukecuru Kamariza umwanya ni uwanyu wikise kandi wi rero mwokagira imana mwe ngira ngo turi muri iki gitaramo musanze musango ariko wite uyoboye iyihe gahunda wowe musanze ubu ni kuri uru ruhande burya nyine nyuma yo guhostinga iby'urwenya hari ahandi hantu ujya ukora ibintu byo guhostinga cyabwiye musa oya ndikorera abanza ubusiga hanyuma oya tujye kukwakira wowe uri nyina umwanya urutoki kubanza rero musanze twari turi mu nama y'ubukwe y'ibigori rero mutugendereye mutubwire ikibagenza mukecuru Kamariza reka mpereze umubyeyi wanjye umwanya wawe kandi wishyura umwe umubyeyi wawe azima bro umuyobozi ntago aba yaje nko guhosting okay reka mbi hosting ladies and gentlemen hano dufite abakecuru babiri baje hano mu bukwe mama w'umukobwa na mama w'umuhungu ubu ngubu bagiye gutangira gusaba usabwa n'uyu nguyu yitwa Rangwida usaba yitwa Kamariza ladies and gentlemen amashyi cyane basabane ishyari ry'umwemusi naryo riragaragaye niyo mikoro mahese ndabaha ikaze se wa muntu we abantu bicaye bazanye n'iyo nka ngaho mbwira ntacyo kampe kumva ego twari tubagendereye turavuga ngo muri abaturanyi umuntu ntiyabanyura atabasuhuje nibyo byabagenzaga n'iyo nka ni amahire ariko si ibyo gusa nabivuze ni iki umuhungu wanjye rero umusore wanjye aba aranyicaje kagira inkuru ati mama ati ndambiwe guhura nerana imahanga na papa nkubitanye imitwe na papa reka turwanira igisokozo dusokoza ubwanwa aje gusokoza ubw'umugabo wanjye se oya none ati hari umukobwa nakunze ngaho ati yemwe nk'aho bidahagije ati nanjye maze gukura ngomba kujya ndara inyuma y'ikibuno cy'umugore bavuga ko ngo ari byiza aha aje kurara inyuma y'icyanjye se ko ari njye mugore uba muri uru rugo mbeswa mwari mutwumvishe nabi ntago ari mwebwe nkeka ko icyanyu cyo wenda niba ntibeshye mwanashajemo twashajemo erega natebyaga watebyaga ukavuga ukuri se oya naho se ukuri guca mu ziko ni gushya ariko kukaryana nuko rero mukobwa wanyu umusore wanjye ati hari Kararisi iyo ngiyo kwa Rangwida ati mama mwajya kunsabira yamumenya ate se ko umukobwa wacu atajya ava mu rugo ari uwo mu rugo ntabwo yajyaga amutubwiraho umukobwa wanyu yahuriye n'umusore wacu iyo mu mashuri makuru za kaminuza iyo za Butare namwe wanyu yarize niho bahuriye bahuriye ubwo se yajyaga amuvuga yitwa ndetse ko mu nshuti yajyaga tuganira ngo numve ko uwo musore wanyu arimo ntabwo nari nzi ko abimo natwe baramuvuga dore ko n'uwanyu Kararisi yirirwa amutubwira umuhungu wanyu avuga umukobwa wacu cyane ufite umuhungu w'injajwara ariko ntabwo namurenganya inyana ni iya mweru nuko iyi yitwa Alegisi Alegisi w'inzobe ni igisore cyiza nuru nari nararindiriye najyaga mwumva amuvuga yaramuvugaga ngo umuhungu w'inzobe ngo niwe wajyaga uba uwa nyuma mu ishuri ryabo
cyane nabo bahuriye mu mashuri banza ari naho urukundo rwakuriye dore ko uwo Alex wanjye yo yabaga nyuma muri iki gihembwe Clarisse wanyu nawe yabaga ari igikurikiye ubwo sizo nka koko bo aho ngaho ni nk'igihe babaga numva babaterana ubusa reka rero habemo akantu hari ukuntu abageni bahaguruka bagiye nko kwitegura bagiye mu gikorwa gikurikiye ugasanga noneho imiryango abantu barahuye batangiye guhoberana bagasa nk'abaganiraho gatoya noneho dusanzwe tuzi ko uba usanga yaba usaba ku mugore ku musore ku mugabo n'usabwa abo bantu bose akenshi ntabwo aba ari ababyeyi b'abo bana baba bishyuwe cyangwa se ari inshuti z'umuryango iyo bahuye rero bakaganira nibwo uhita umenya ko ubukwe bwabaye ubw'abagore koko umva ntusawe uraho ariko hariya twaherutse duhoberana sinakubwira uyu muhungu uje gusabira n'uwawe ndi inshuti y'umuryango biri amahire kubera iki nari mvuze ntitubonye uwo twegekaho urusyo ariko mwana mbega umukobwa we cyane nabonye uri umukobwa mwiza w'uruyobe rwiza urutuku wishinyagura uruhero tuku iriya nzobe urabona ari inzobe yavukanye urabona nta handi hantu ituruka umukobwa uze kumwitegereza neza urebe yaragiye risiga yihindura uruhu uriya yari igikara asa asa nk'aki aragenda arisiga yisiga amavuta yakuye aho ngaho mu mashuri uze kureba mu nzara ze hano ku maboko ntabwo turi kubavuga se reka mfite icyo kuvugwa se ntabwo twabavuga urukumva imyitero iratakaye abantu baterana umwaka ubwo uze kureba amahangaha mu ntuza mu mitsi twa tuntu tw'umukara hariho utw'umukara ariko nanjye namubonye namubona agatambuka mu ntege wabonye imitsi yabaye icyatsi abatse yo mwana nabibonye ngira gutya ndumumiriza ndeba ku ruhande vuga natambona naho rero nanjye nirinze kukwataka mbere nkubwira kutabyita ubujajwa uriya muhungu we ki nakubonye ari kugira ibanga uri nkanjye umuryango avamo ise afite abagore ageze kwa 13 yego mani ubonye nyina hano se uwo afite ni mukase namubonye ahubwo ngira ngo ni kwa kundi badashaka kwica umuco ntawo hari mbere yavuye mu rugo kuwa kabiri agiye gushaka imikenyero y'abageni ngo dutambaro two gushyira ku ntebe ategurira abashyitsi abagiye za Muhanga ayiwe nihacoretse yewe afite undi mugabo ariko oya reka tugende batavuga ngo turi kubavuga barabavuga se bafite icyo kuvuga twabavuze se ubu se kwavuga ngo tugira amagambo twabavuze twigendere two kubavuga noneho hari igihe twabonye na Seburikoko yavuye hano musanzwe muzi ko Seburikoko ni umukinnyi wa filime ariko ajya no kuvugira inka cyangwa se no gusabira abantu muri ya gahunda noneho abagore bibaye ngombwa ko aribo basigaye basaba cyangwa se igitsina gore tugafata nk'undi muntu wo muri showbiz nawe akajya gusabira nk'abantu tugafata nka Tesha akaba mama w'umwana ntutinzemo ntiwongere guhamagara Merisi nawe niwe wabivangaga reka twiyakire sibyo ubwo rero umuhungu wanjye abaranyicaje ati ma intiye ati kubona amaze gukura ati nkaba mfite ubwanwa ati nkaba ndyama nkahindukira nkahindukira kabanda yanjye kabindya ati mayi ko numva nshaka gukubita nkakubita mayi ndabigirane ese mwana wanjye uragira ngo ari njye uzajya ukubita ashaka iki se ati ma ati nanjye ndashaka umugore nkarongora uri kumva ndamubwira nti mwana wanjye rero njye ntago wandongora ahubwo shaka umukobwa ahantu ari ujya kumurongora arambwira ati hari umukobwa nzi witwa Clarisse
ati Kararisa kandi aba kwa Rangwida. Rangwida agenda umunsi abiri umugeni. nakumvisha utavunitse. Kararisa wacu se ko yize amashuri akiyisumbuye akarangiza za kaminuza. Oya natwe tuzamutunga. Dufite agacano, turazamukunda, abantu bazamukunda, tuzamwereka abantu, tuzamujyana kuri live, abantu bazamuha gift, abantu bazamukunda n'ukuri mu muduhe. N'ukuri pe. Ni miliyoni 2. Oya da. Iryo shwashwa n'ukuri ntabwo twaryemera. Iryo shwashwa ni ryinshi pe. Icyakora wenda ndatahanya teranye ubwo nanjye kujya nzajya ndongoraho. Murakoze cyane. iyi televiziyo ifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe uko niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya niko karuge kuri televiziyo nziza iyi ngiyi. Reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250. Abajenga bongera inyanuka, abajenga bongera inyamuzinzi.